Ese wigeze wibaza kumva n'imvano y'imigenzo ikorwa ku munsi mukuru wa Noheli, cyangwa upfa gukora imigenzo utazi utanasobanukiwe? Niba utagendera mu kigari ubyange cyangwa ubyemere, nawe ubarizwa mu mukumbi w'intama nyinshi cyane zibayeho buhumyi. Intama zibayeho mu kinyoma ngo Noheli ni umunsi ugamije kuzirikana izuka ry'umukiza Yesu Kristo, kandi mu by'ukuri imyinshi mu migenzo ikorwa ku munsi wa Noheli ari imigenzo ya gipagani, imigenzo isobanuye ibindi bidafite aho bihurira na gato n'ivuka rya Yesu Kristo. Ngo haye ikaze mu kiganiro cya none. Reka tuvuge ku mateka ya Noheli, tumenye inkomoko yayo, tumenye ukuri kwihisha inyuma y'imigenzo y'abapagani ba kera abakristo twizihiza uyu munsi wa none. Ese byagenze bite kugira ngo imico n'imigenzo ya gipagani ihuzwe n'umunsi abakristo bibuka ivuka rya Yesu? Reka duhere mu myaka ya kera cyane, imyaka ya mbere y'ivuka rya Yesu. Tujye ku mugabane w'Iburayi bwa kera. Icyo gihe amajyaruguru y'umugabane w'Uburayi, igice cyegereye impera ya ruguru y'isi, ni igice cyarangwaga n'urubura rwinshi cyane. Abantu bakabaho mu bukonje bukabije hafi mu mezi yose y'umwaka. Na n'ubu mwakiriya gice cy'isi niko bimeze. Urubura rwinshi rurahari, ariko ntabwo ari rwa rubura rukabije cyane nko mu myaka ya kera, bitewe n'imihindagurikire y'ikirere ituma iyi si yacu irushaho kugenda ishyuha. Muri iyo myaka ya kera rero, abantu bari batuye muri icyo gice cy'amajyaruguru y'Uburayi wegera impera ya ruguru y'isi. Ni abantu babagaho mu bukonje, mu buzima butoroshye namba, bitewe n'uburyo urubura rukabije rwabaga ruhari cyane mu mezi menshi agize umwaka. Gusa nubwo byabaga bimeze bityo, aba bantu hari ibyiringiro bagiraga iteka. Ibyiringiro by'uko hari umunsi izuba bafataga nk'isoko y'ubuzima kuri bo. Hari umunsi ryagombaga kugaruka rikabaha umucyo, bagashyuha ndetse bagatsinda ubukonje n'umwijima by'urubura babaga bamazemo igice kinini cyane cy'umwaka. Ibi byiringiro byo kubona izuba aba bantu bagiraga rero byaje kubyara imwe mu migenzo ikomeye, imigenzo ikibaho kugeza na n'uyu munsi wa none, biturutse ku muhango bakoraga mu ijoro ribanziriza ukugaruka kw'izuba. Mbere y'uko umunsi izuba ryagombaga kugaruka ugera, mu miryango y'icyo gihe bashakishaga ibintu bita log mu kinyarwanda bivuga inkeri y'igiti. Abantu bashakishaga ingigira z'ibiti bakazijyana mu mago yabo, maze mu ijoro ribanziriza umunsi wo kugaruka kw'izuba bagacana bya biti, bagasereburira impande y'uwo muriro. Uyu muhango wo gucana umuriro ni umuhango wabaga ubanziriza ibirori byagombaga kumara iminsi 12. Uyu muhango bawukoraga mu rwego rwo kuramya no guha ikaze izuba. Izuba bafataga nk'umucunguzi mu buzima bwabo, ndetse ukaba umuriro wo gutsinda umwijima n'ubukonje aba bantu babaga bamazemo amezi menshi hafi umwaka wose. Uyu muhango niwe waje kubyara umugenzo abapagani bo mwakiriya gice bizihiza na n'uyu munsi wa none, umugenzo witwa Yule, wizihizwa n'abapagani bo mu gice cy'amajyaruguru y'Uburayi. Bawizihiza hagati ya tariki 24 z'ukwa 12 kugera tariki 6 z'ukwa mbere, igihe kingana neza n'igihe tumara twizihiza umunsi wa Noheli. Tutarava ahangaha rero, mu gihe abantu bo mu majyaruguru y'Uburayi babaga baserebura iki gihe cy'izuba babaga binjiyemo, icyarimwe mu gice cy'amajyepfo y'Uburayi, mu barumani ba kera nabo babaga barimo kwizihiza umunsi mukuru witwa Sataneriya. Sataneriya ni umunsi mukuru abarumani bizihizagaho ikigirwamana cyitwa Saturn, ikigirwamana cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi mukuru abarumani bawizihizaga nyuma y'isarura ry'imyaka, berekeza mu kiruhuko cy'itumba. Iki gihe bagataka ahantu hose bakoresheje amashami y'ibiti n'indabo zitandukanye, bagahana impano neza nk'ibi dukora ku munsi wa Noheli. Iyi minsi mikuru ibiri ya kera tumaze kubona abapagani bizihizaga, haburiya munsi witwa Yule wizihizwaga n'abapagani bo mu gice cy'amajyaruguru y'Uburayi, baramye izuba ryabaga rigiye kugaruka nyuma y'igihe kinini babayeho mu mwijima. N'uriya munsi wundi wa Sataneriya abarumani bizihizaga nyuma y'isarura, baramye ikigirwamana cy'ubuhinzi n'ubworozi Saturn. Imigenzo dusanga muri iyi minsi mikuru yombi niyo yaje guhinduka imigenzo tubona ikunze gukorwa n'abantu bizihiza Noheli, ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Aya madekorasiyo ubona no guhana impano byose tubona ku munsi wa Noheli, bakabyitirira ko turi kuzirikana ivuka ry'umukiza Yesu Kristo.
ni ibintu bifite inkomoko n'imizi kwa iriya migenzo y'abapagani ba kera babayeho mbere y'uko Yesu avuka. Ushobora kwibaza uti byagenze bite kugira ngo iyo migenzo ya gipagani yivange ku munsi wera twibukaho ivuka ry'umukiza Yesu Kristo? Mbere y'uko nkubwira uko byagenze kugira ngo iyi migenzo ya gipagani gikorwa ku munsi abakristo bizihiza ivuka rya Yesu, umunyarwanda niwe wavuze ngo buri gahugu n'umuco wako. Ku ruhande rumwe, iyi minsi mikuru y'aba bantu bizihizaga ntabwo yari ibintu bibi, kuko ahanini iyi migenzo ya kera ni iminsi aba bantu bizihizaga bahamya ko nyuma y'igihe kinini umuntu ari mu mwijima, ari mu bibazo, ari mu ngorane, hari igihe kiba kizagera umucyo ukongera ukaboneka, ibyishimo bikagaruka. Niyo ntero nyamukuru yatumaga babyizihiza. Ariko bitewe n'urwego n'uburyo abantu bitwaraga kuri iyi minsi mikuru bakora ibintu biboneye byari byo byose, umuco na za kirazira bya sosiyete bakabishyira ku ruhande, mbese ari igihe cyo gutwika, byarangiraga iyi minsi mikuru ikozwemo ibyaha byinshi cyane, ku buryo ibyo bakoraga ari ibintu bitagakwiye kubangikanwa n'ivuka rya Yesu. Iminsi mikuru bizihizaga kirazira n'umuco babishyize ku ruhande. Iminsi bizihizaga bakora ibyaha byiganjemo ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi byaha bitandukanye twakwita nka kirazira, haba mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bwa gikristo. Ikintu gikomeye kinatangaje cyane nuko hari iminsi mikuru nk'iyi yageraga, kuko ahanini byagombaga kumara iminsi 12. Muri icyo gihe muri buri mudugudu bagatora umuyobozi witwa umuyobozi w'ikibi. Uyu muyobozi w'ikibi yabaga ari umuntu ushinzwe kugenzura niba abantu bari gukurikiza gahunda yo gutwika, niba abantu bari gukora ibintu by'ubusazi mu gihe kingana na ya minsi 12 ibirori byagombaga kumara. Umuyobozi w'ikibi bamutoraga kubera ko iyi minsi y'ibirori yabaga ari umwanya wo kwirekura, mbese yabaga ari nk'igihe cyabaga kigenewe kwimara agahinda, bifatwa nk'aho abantu babohotse kirazira n'umuco babaga barakurikije hafi umwaka wose. Cyabaga ari igihe cyo kwisanzura uko biboneye, ndetse bagatora n'uwo muyobozi kugira ngo arebe niba nta muntu utari kubikurikiza. Buri muntu yabaga yemerewe gukora icyo ashaka atashoboye gukora mu mezi menshi y'umwaka yabaga atambutse. Ibyo rero bigatuma aba bantu bamara iyi minsi yose y'ibirori bari gukora ibyaha gusa, ibintu bitagakwiye kubangikanwa n'ivuka ry'umukiza Yesu Kristo. Mu myaka ya mbere ubukristo bugitangira kwamamara mu isi, abigishwa bari gukwirakwiza ubutumwa bwiza, nibwo iyi mico ya gipagani yivanze mu munsi mutagatifu twizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Muri icyo gihe hari ahantu hamwe na hamwe ku isi abantu bagiye binangira ku mico n'imigenzo byabo bya kera, bakabwirizwa ariko bakanga guhinduka. Bo bakumva ko bagomba kugumana imico y'abasekuruza babo, iby'ijambo ry'Imana n'ubukristo bakabitera utwatsi. Byari mu gihe abamisiyoneri babwirizaga abantu bakwirakwiza ivanjiri, ijambo ry'Imana. Urugero, hari inkuru y'umumisiyoneri witwaga Agustine. Uyu Agustine papa yamwohereje gukwirakwiza ubutumwa bwiza, akabwiriza abaturage kugira ngo bahinduke abakristo. Agustine ageze mu bantu bari bamwohereje kubwiriza rero yahuriyeyo n'imbogamizi ikomeye. Iyo mbogamizi yari uko abantu bari batsimbaraye cyane ku migenzo n'iminsi mikuru byabo bya kera, ku buryo nta buryo bushoboka yari gukoresha kugira ngo ababwirize bahinduke burundu, basezerere imico n'imigenzo yabo ya kera. Agustine amaze kubibona uko rero, icyo yakoze yanditse urwandiko arwandikira papa, avuga ko abantu bari bagitsimbaraye ku migenzo yabo cyane, ku buryo bayiha agaciro gakomeye mu buzima bwabo kandi batayireka uko wababwiriza kose. Agustine yavuze ko nta buryo atari yaragerageje kubwiriza aba bantu, ariko barakomeje kwinangira no gutsimbarara ku mico n'imigenzo y'abasekuruza babo. Agustine mu rwandiko rwe yagishije Papa Gregoire inama, amubaza icyo yakora kugira ngo abashe kwemeza abo bantu bemera ivanjiri, bahinduke bareke kwinangira. Akabaza tese azakomeza binginge cyane bareke imico n'imigenzo yabo bya kera, cyangwa hari ubundi buryo yakoresha abantu bakumvira ubutumwa bwiza. Icyo gihe Papa Gregoire yasubije Agustine amubwira ko nibivanjiri itari kubafata ngo bahinduke, icyiza ari uko yabasanga akihuza nabo, aho kugira ngo akomeze kubahatiriza gucika ku mico n'imigenzo bavukiyemo. Papa Gregoire yavuze ko
igiye gutsimbarara ku minsi mikuru ya kera bikomeje. Icyiza ari uko bahindura iyo minsi abo bantu bizihizaga igasa nk'iminsi ijyanye n'ubukristu, aho kugira ngo iyo minsi ikomeze yitirirwe ibigirwamana by'abo bantu bya kera. Nk'umunsi abantu bizihizaga baramya ukugaruka kw'izuba, uwo munsi abantu bakawizihiza ntibyitwe ko bari kuramya izuba, ahubwo bikitwa ko bari kuramya ivuka ry'umucunguzi Yesu Kristo. Ibi nibyo byatumye bahitamo itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugira ngo ibe itariki yo kwizihirizaho Noheli. Impamvu bahisemo iyi tariki nuko ari cyo gihe imigenzo myinshi ya gipagani abantu bari batsimbarayeho yizihizwagamo. Kiliziya yabonye ko abo bantu bakomeje kwinangira, isa nk'itababujije kwizihiza iyo minsi yabo mu buryo bwa burundu, ahubwo ibereka ko ibirori bari basanzwe bakora batazabireka. Icyakoze bagahindura inyuto n'uburyo bizihizaga ibyo birori. Aho kwizihiza kugaruka kw'izuba cyangwa ikigirwamana cya Sataneriya, bikitwa ko abantu bageze mu gihe cyo kwizihiza kuvuka k'umwana w'Imana Yesu Kristo. Ibi Kiliziya yabikoze yiringiye ko abantu bazagenda bahinduka gake gake bakisanga mu munsi wa Noheli cyane kuruta uko batsimbarara ku migenzo yabo ya kera, ndetse nyuma bakazacika kuri iyo migenzo ya gipagani mu buryo bwa burundu, bakayoborwa n'ubutumwa bwiza gusa. Ibi ntekereza ko bisubiza n'ikibazo abantu bakunze kwibaza, ngo ese koko Yesu yavutse ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12? Igisubizo ni oya. Yesu ntabwo yavutse tariki 25 z'ukwa 12, kuko nk'uko tubizi mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka biranditswe ko Yesu yavutse akaryamishwa mu muvure w'inka bitewe nuko se na nyina nta cumbi bari bafite. Ntabwo Yesu rero yavutse mu kwezi kwa 12, kuko mwakariya gace k'Ibetelehemu Yesu yavukiye mu kwezi kwa 12 haba hari urubura n'ubukonje bidasanzwe cyane ku buryo nta muntu upfa kugenda hanze. Urumva rero ahantu haba hakonje gutyo nta muntu uri kujya hanze, nta kuntu umubyeyi wari wabuze icumbi yari kuhabyarira ngo agerekeho no kurambika umwana hanze mu muvure w'inka mu bukonje nk'ubwo, aho nta muntu buri gusohoka hanze. Igihe Yesu yavutsemo rero amahirwe menshi nuko ari igihe cyari ari icy'impeshyi, nta bukonje bukabije buhari, ku buryo nyine kubyarira hanze ari ibintu byari gushoboka. Kwizihiza Noheli ku tariki ya 25 z'ukwa 12 rero ntabwo Kiliziya yabihisemo kubera ari igihe cya nyacyo Yesu yavutseho, ahubwo iyi tariki Kiliziya yayihisemo kubera gahunda yo kwifatanya n'abantu mu rwego rwo kubabwiriza ngo bahinduke. Icyo gihe Kiliziya yahise ihimba indirimbo nyinshi za Noheli n'ibindi bikorwa bitandukanye byose byari kujya bikoreshwa mu munsi wa Noheli. Gahoro gahoro ibyo bari bahimbye bikazanasimbura imigenzo ya gipagani aba bakristo bari bagitsimbarayeho mw'iyo myaka ya mbere. Gusa ku rundi ruhande, nubwo Kiliziya yakoze ibi bikanakunda, hari abakristo ba mbere batigeze bishimira uyu mwanzuro wo guhuza ivuka ry'umukiza n'imigenzo ya gipagani, ndetse aba bakristo bakaba baragiye bananga kwizihiza ivuka rya Yesu muri ubu buryo bwa gipagani. Aba bakristo bo bizeraga ko ibi byari ukwica uyu munsi mutagatifu wa Noheli, ubutumwa bwagakwiye gutangwa kuri uyu munsi bugasa nk'ubugoretswe bitewe n'iyi mihango ya gipagani yari kubihujwe na Noheli bikizihirizwa hamwe byivanze. Kugeza na n'uyu munsi wa none mw'isi haracyari abakristo n'ubundi bagishidikanya ku mihango n'uburyo uyu munsi wa Noheli wizihizwamo. Gusa nyine intego ya Kiliziya yarumvikanaga. Intego yari uguhindura abantu ikabegereza Imana. Mu ntangiriro rero imigenzo ya gipagani imwe n'imwe hari abakristo bagiye bayikomeza, gusa gake gake bakagenda bayicikaho. Gusa nanone tukamenya ko hari imwe mu migenzo myinshi ya gipagani yanze gucika burundu, ndetse na n'ubu abakristo bakaba bakora iyo mihango ya gipagani igihe barimo kwizihiza Noheli. Ndagushimiye ko wabanye nanjye mu kiganiro cya none. Nizere ko hari icyo wigiyemo. Niba hari ikibazo, inyunganizi cyangwa igitekerezo ushaka kuduha, nyura muri komenti ucyandike, ndaje mbisome mu kanya. Ikindi nyabuneka ndakwibutsa gukanda aho handitse subscribe niba utarakora subscribe, kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro byiza turi kugutegurira kuri iyi YouTube channel Charles Tips. Ikindi kora like, ukore share iyi video uyisangiza abandi bantu utekereza ko bayikeneye. Ciao ciao, duhurire muri iyi yindi video.